intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo abatarakomera ngo bakenyere. Dusenge. Turagushimye data wa twese udukunda urahera cyane ho mu ijuru. Tugushimiye uburinzi bwawe butarondoreka bwabanye natwe. Tugushimiye ko waturindisha uko kwe gukomeye n'aya masaha tukaba tugihumeka, waraturinzurana turindira uhabwa icyubahiro. Byadutandukanye ubwacu bikanadutandukanya nawe n'ibyaha. Ubanze uyitubabarire ubyejesha amaraso y'umwana wawe. Amazina yacu uyakomeze mu gitabo cy'ubugingo, nuhamagara bera tuzaraganywe na bera ubugingo buhoraho. Waduteranije kuri uno musozi kugira ngo twumve icyo dushakaho binyujije mu ijambo ryawe. Tugusabye umwuka wera kugira ngo agenderere buri wese uri ahangana uri kutwumva, kandi uduhe kubyumva no kubyumvira bizatugirira amaherezo meza, tuzashima urukundo rwawe. Ntabwo dushaka kuzasigara muri ino simbura gasani, uduhe imyiteguro ikwiriye, uzaduha amaherezo meza, uzaturinde kuruhira ubusa mu izina rya Yesu, amen. Rero twahereye mu gitondo twiga, n'ubu turakomeje, tugiye kwiga ikigwa giheruka, ariko mbere yuko dutangira kwiga, kuko harimo muri bamwe twaba tutaziranye cyangwa se twaba tubonanye bwa mbere. Nitwa Mushinzimana Nehemiya, ku icumbi aho ducumbitse ni mu murenge wa Kinyinya. Ntekereza ko itorero duteraniraho ni irya Nyarutarama muri norokare ya Bicumbi. Rero umwirondoro ntekereza ko waba ari uwo nguwo, ahubwo reka twegere imbere ducungure agahe gatoya nako dusigaranye. Rero tugiye kwigana insanganyamatsiko iri kuvuga ngo kwirinda no kwivura. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kurebera hamwe. Turinginga buri wese kuko ibyo tugiye kuvuga bireba buri wese, kuko ari iby'amagara mazima kandi buri wese akaba yafite, ari umubiri awufite, biramusaba kugira ngo abyiteho, kuko vuba cyangwa kera yabikenera, vuba cyangwa kera akazabikenera. Niryo jambo tugiye kurebera hamwe, kwirinda no kwivura. Ubwo turabanza kwirinda, niturangiza duherutse icyo bita kwivura. Ubwo turagerageza kugira ngo dusobanurire abantu imiti yazajya ibafasha mu kwivura no mu gihe baba batashoboye guhura n'ababunganira. Ese impamvu ibi bintu bigomba kwigwa ni iyihe? Niyo tugiye kubanza guheraho. Mu gitabo bita ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, mu butumwa twahereye hano twiga ndetse twigisha, tubwiriza amanywa nijoro, harimo n'iri shami ryo kwirinda, kandi rikaba risabwa naryo kugira ngo ryumvirwe nk'uko n'andi mashami yandi yumvirwa, kandi rishyirwe mu bikorwa nk'uko n'andi mashami yandi ajya ashyirwa mu bikorwa. Reka mbabwire ko akaga mubona isi ifite akenshi katewe no kutirinda. Turigerageze kubisesengura mu kanya gato dufite. Murasanga n'abafite ubukristo bucumbagira abenshi barabitewe nuko batagize amahirwe yo kwiga neza kwirinda. Rero mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje yaho ya 83, reka ariyo tugira urufunguzo rw'ikigo cyacu. Haranditse ngo neretswe ko ubugorozi bw'iby'amagara mazima ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Uyu mujakazi w'Imana mwiyerekwa ngo yeretswe abona ubutumwa bwo kwirinda. Baranditse ati neretswe ko ubugorozi bw'iby'amagara mazima ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Badusobanuriye ubuhanuzi ejo barabutwigishije, nubahoze bari kubutubwira, ariko mbabwire duhagaze mu gihe turi kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga. Abasoma igitabo cy'inyandiko z'ibanze, ibi mu byitaho cyane cyane abashyitsi, baravuze ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga nibwo bwonyine buri gutandukanya urukungu n'amasaka.
nibwo bwonyine buri gutandukanya urukungu n'amasaka, kandi ngo bukagenda bushyirishaho abantu ikimenyetso, ababwemeye bagashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, ababwanze bagatambukwaho. Hano baratubwiye ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu kandi ko bufatanya nk'uko ukuboko k'umubiri n'umuntu bimeze. Baravuze ngo ubutumwa bw'iby'amagara mazima bufatanye n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu nk'uko ukuboko n'umubiri bimeze. Ubwo nta muntu n'umwe uramutse ufashe ubutumwa bwa marayika wa gatatu ntabwo bishoboka ngo ubukureho ubutumwa bwo kwirinda. Uramutse ukuyeho iby'amagara mazima ntabwo bwaba bwuzuye, bwaba bubaye bufite ikibazo cy'uko bwaba bufite ikibazo cyo gukomereka nk'ukuboko, kuko baratubwiye ngo ni ukuboko kwa. Reka dusubiremo mu byumve neza. Baranditse bati kandi ko bufatanye nk'uko ukuboko k'umubiri n'umuntu biba bimeze, birafatanye. Ubutumwa bwo kwirinda bw'iby'amagara mazima bufatanye n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ngo nk'uko ukuboko gufatanye n'umubiri. Ubwo nta wabitandukanya. Kubitandukanya ni ugukora ikidashoboka, waba uri guteza ikibazo utashobora kwirengera. Rero ubwo bifatanye, tumaze no kubunyurirwamo muri magufiya babutwigishije, reka twegere imbere. Ubwo rero twabutandukanya, ni nayo mpamvu mu biterane byacu iyi ngingo nayo igizamo. Rero akagingo turi kwigira hamwe ko twakabasobanuriye ni ukwirinda no kwivura. Kwirinda ni imwe mu mbuto z'umwuka. Ndabisubiramo, kwirinda ni imwe mu mbuto z'umwuka. Ubaye udafite kwirinda, nubwo abantu benshi bajya bishuka ngo kwirinda ntacyo, bamwe bakajya babyoroshya, uko umuntu avuze ati se ubwo ubukristo burihe n'ibyo kurya. Ariko uwakishuka yaba yihenze, kuko ibyo kurya umugabo n'umugore bariyitunda bakurwa muri Edeni. Ubwo rero ibyo kurya birakomeye. Nahoze ndasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, bari kuvuga ngo ikigo kivuga ngo gutsinda ipfa, bavuze amagambo akomeye. Baravuze ngo tugomba gusabira Imana Yesu kugira ngo aze mu byo azadutsindishiriza adutsindire n'ipfa. Ubwo se murabyumvise? Ngo adutsindire n'iki? Batondetse ngo abantu bakuwe mu migabane yabo bakuwemo n'ipfa. Uwa mbere babanje n'uwo bita Esawu. Baravuze ngo Esawu ngo yafashe ipfa ryaramufashe riramuganza, kugeza igihe yafashe igaburo ryo kurya uwo mwanya arigurana umurage w'umwana w'imfura. Muri kubyumva? Ipfa rero rirakomeye. Mu byo mujya musengera, mu byo mugira mu rwiherero, mujye musabira n'Imana kugira ngo ibahe imbaraga zo guhangana n'ipfa, kuko ipfa rijya rifata umuntu rikamurwinyura kugeza igihe rimugize imbata. Rero reka twiyegerere imbere. Kwirinda ni imbuto y'umwuka. Mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5, reka dusome ayo magambo twegere imbere. Abagalatiya 5, insanganyamatsiko turiho ni ukwirinda no kwivura. Abagalatiya igice cya 5 umurongo ndasoma uwa 22. Haranditse hati 22 Abagalatiya. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ndasubira muri ibi bintu mwumve imbuto z'umwuka. Iyo umuntu abantu bajya bibaza ngo mbe wabwirwa n'iki ko ufite n'umwuka wera, nubwo tutagiye kwigisha ku kagingo k'umwuka wera, ariko na babandi bajya birirwa bigaragura bikubita hasi bati twuzuye umwuka wera. Utiri ujya hirya hino kugira ngo umenye ko ufite umwuka wera, nuko ugomba kuba wujuje ibi bintu by'imbuto zawo. Muri kubyumva? Imbuto z'umwuka wera ufite yera ibi bintu bikurikira. Baranditse bati ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no kwirinda. Ubwo usanze umuntu ari kuvuga ngo afite umwuka wera ariko ugatetse ingurube ntawo. Ubwo se murabyumvise?
ugasanga umuntu ngo afite umwuka wera anywa suruduwire ntawo. Umuntu abaye avuga ko afite umwuka wera akaba arya agahita aryama ntawo. Umuntu niwe avuga ko afite umwuka wera akirirwa anywa kugeza nimugoroba ntamenye igihe cyo kunywa n'igihe cyo kureka kunywa ntawo. Kuko baratubwiye ngo mu mbuto z'umwuka harimo niyo bavuga ngo ni ukugira gute, ni ukwirinda. Mu byo abantu birinda yenda turi bugerageze kubisobanura mu gihe cyabyo. Hano rero uku kwirinda ni imbuto y'umwuka. Iyi mbuto y'umwuka rero nayo igomba gukorera mu bantu bose bafite umwuka wera, ubwo basabwa kugira ngo birinde. Mu gitabo mu bintu byahanuwe bikomeye ngira ngo munumve kandi munakurikirane n'abasenga n'abajya mu rwihero mu bisengere, nuko byahanuwe ko mu bintu bizaranga ko turi mu minsi y'imperuka abantu bazaba batirinda. Satani arabizi neza, azi ko igihe cyose azabuza abantu kwirinda ngo bazahura n'akaga ndi bubasomere. Ntimwibwire ngo kutirinda ntacyo bitwaye, biragitwaye kandi gikomeye. Mu byahanuwe bizaranga ko turi mu minsi y'imperuka, twabibona nidushidikana uwitegura akitegura ngo nuko abantu bazaba batirinda. Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ndasomamo aya magambo. Igice ni icya 3, ndasoma umurongo wa 3 wonyine. Baranditse bati, turi kwigana akagingo kari kuvuga ngo kwirinda no kwivura. Baranditse bati umurongo wa 3, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda. Mwibuka ko iki gice turi gusoma ari ibyo Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ngo umenye ibi bintu ko ari byo bizaranga ko turi mu minsi y'iki y'imperuka. Ubwo muri kubona abantu barya ibyo bazi n'ibyo batazi, ukabona abantu banywa ibyo basobanukiwe n'ibyo badasobanukiwe, ibyo byose ngo ni ikimenyetso kizaranga ko Yesu agiye kugaruka, imperuka yegereje. Ngo abantu bazaba batirinda, abantu bazabanywa ibyo bashoboye kunywa nibarangiza. Naratangaye, buriya ipfa ni ikintu gikomeye. Umuntu yegeze ambarira inkuru arambwira ngo umuntu aramutse agiye kumusengerera, ngo akumva bari kuganirira ku nzoga, ngo akumva amaze kuzihaga, ngo yajyaga agenda akirutsa kugira ngo ahaze ipfa, akagaruka kugira ngo barahire izindi. Muri kumva ko kaga? Iyi ni ikintu gikomeye. Hano baratubwiye ngo abantu bo mu minsi y'imperuka ngo bazaba batagira bate, bazaba batirinda abana b'Imana. Rero ese ibi ngibi nibatirinda bizatwara iki? Bizatwara iki kintu gikomeye. Mu gitabo bita ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ndasomamo ibi bintu mwumve akaga ko kutirinda. 84 haranditse ngo 84 bavuzemo ijambo rikomeye ngira ngo mbanze some. Baravuze bati bavuze iri jambo rikomeye 84, kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza. Turi kuri aka kantu ko kwirinda. Baravuze ngo kwirinda nyakuri kutubuza kureka burundu ibigira bite, ibitwangiza. Ndagira ngo aka kantu mukumve. Kwirinda ni ukureka burundu ikintu cyose wamaze kumenya ko cyangiza. Ariko ikibazo gikomeye, naratangaye ngo hari n'ibintu mbere yuko kuko bikeka kuzabireka bibanza kukwica ubushake bwo kubireka. Ntabwo bimubyumvise, ku buryo abantu bakeneye kubona umucunguzi wo kubabatura ku byo bagira bate barya. Abatabizi ni ibintu nasomye bigera muri 5: ni inzoga, ni itabi, ni isukari, ni inyama, ni ibiyobyabwenge. Ibyo bintu yubirya ukabikoresha cyane bijya bigenda mbere yo kugira ngo bikwangize mbere bibanza kwica ubushake bwo kubireka. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu w'umugabo ufite imyaka 35-40 uyoboye urugo, utanga amategeko mu rugo rwe, yarananiwe gufata isegereti ngo ayijugunye akashaka umuti wo kugira ngo arireke. Ubwo murabyumvise, akaza ati ni mu umuti wo kureka itabi, kandi agera mu rugo abantu bose bakihinda, ariko isegereti y'itabi kamukanda kugeza igihe ananiwe kuyijugunya. Impamvu mbere akimara kuyinywa yaragiye ifata ubushake bwari gutuma yirekera bwica.
agasigara yumva ari ribi rizanamwica, ariko imbaraga zo kureka akagira gute akazibura. Niyo mpamvu leta ifata umuntu ikamufungira ibiyobyabwenge imyaka 2 ikamurekura uwo munsi yamurekuye inshuti barusangiraga zikarumugemurira, akongera akarunywa kandi amaze imyaka 2 muri gereza. Yo mumubonye rero mwebwe muravuga amate bati umuntu ntagira ubwenge, ari gihe sinarusubira, nta mbaraga na nkeya zo kugira gute zo kubireka. Niyo mpamvu akeneye umucunguzi wo kumubatura. Hano baranditse bati kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza, byo nukubireka burundu. Ikindi bikatugirira nabi, no gukoresha uko bikwiriye ibizima bitugirira neza. Aka kandi ashaka kugasobanura kuko akagagira ngo kwirinda tuba dusigaje gusomaho utuntu duke tukakavaho. Baravuze ngo kwirinda kutwigisha kureka burundu ngo bigira bite ibitwangiza tukabireka burundu. Ikindi bavuze gikomeye ngira ngo abakristo bo bumve banasobanukirwa nk'abizera, baravuze ngo nukumenya gukoresha neza n'ibitugirira neza. Ndatanga urugero, ndatanga ingero ebyiri. Niba umutobe wemewe, kandi koko uremewe, ni ikinyobwa kigenewe abantu bose bashaka kuzajya mu ijuru, ariko ntabwo byemewe ngo ugende ufate agacuma ugasukemo ujye usoma wongere utereke. Ibyo nibyo bita kunywagagura. Abantu bajya birinda kuryagagura ariko bakagira bate bakanywagagura, akava kwa mugenzi we bamuhaye kubushera, yagera kwa mugenzi we agasanga hari agatobe, akumva inyota iraje kandi amasaha 3 atarashira akongera nawe umutobe nawe akawunywa. Uri kunywagagura. Hano baratubwiye ngo tugomba kwiga neza no gusobanukirwa n'ibitugirira umumaro, ariko tukiga kubikoresha neza, kuko turamutse tutabikoresheje neza twazahura n'akaga gakomeye ko kuba twagira ingaruka zitewe nuko twariye ibirenze. Hepfo baravuze bati, hakurya bavuze ijambo rikomeye, baravuze ngo twegere ahantu 26 igitabo cyo n'ibyaduka 26 banditsemo iri jambo. Turacyari kuri kakandi ko kwirinda, uko turi kwigana ijambo ryo kuvuga ngo kwirinda no kugira gute no kwivura. Baranditse bati banditse ijambo rikomeye. Mwumva impamvu tugomba kugerageza abantu bose bagasaba Imana ikabaha imbaraga zo kwirinda. Baranditse ngo ubusambo no kutirinda. Ndi gusoma paji ya 26 muri iki gitabo. Igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, nicyo mfashe mu ntoki. Baranditse bati mwumva akaga ko kutirinda ikintu kazazanira isi, n'uwibwiraga ko cyoroshye nashaka kiremereze. Baranditse ngo ubusambo no kutirinda niyo ntandaro yo kwangirika gukomeye k'ubwenge. Ibintu muri kubyumva? Baravuze ngo ubusambo no kutirinda nibyo ntandaro yo kwangirika gukomeye k'ubwenge muri iyi minsi yacu. Hano baranditse bati Satani arabizi neza kandi ntahwema gushukashuka abagabo n'abagore kugira ngo bemere gutegekwa n'ipfa. Satani umushinga yashoye, buriya batabizi ngo Satani ajya yicara akareba niba imishinga yashoye ku isi imwe yarageze mu bikorwa. Mu bantu ngo mu badayimoni yakoresheje inama, ababigitabo cy'inyandiko z'ibanze muzabisoma mu kigo kivuga ngo ubumwe bw'itorero n'isi. Banditsemo ijambo rikomeye, baravuga ngo yageze ateranya abamarayika be, buri wese agenda amubaza umusaruro yabonye, ariko umusaruro ngo yabonye ngo umudayimoni wa mbere wabonye umusaruro uremereye n'uyu wateje kutirinda, ngo n'uwateje kugira ngo abantu bahinduke by'igice. Baranditse bati gutegekwa n'ipfa n'ibyo bakunda batitaye ku butaraga ndetse n'ubuzima, kurya no kunywa, kwambara byahindutse intego y'abatuye ku isi. Ngo ni ibintu bitatu Satani ateje mu isi, ngo ni ukurya, kunywa no kwambara. Ubu abantu nibyo bagize ngo babigira intego ku bantu bose batuye hehe ku isi. Nubwo kwambara ari byiza no kunywa bikaba ari byiza,
no kurya bikaba ari byiza, ngo ariko Satani yanyuriye muri icyo cyiza ateramo agakabyo. Ubu abantu ntibazi kwambara. Umuntu ahaguruka mu nzira yambaye imyenda ari mu nzu ntawe ari umuhase, yagera mu nzira akagenda yikurura ukagira ngo ari gukura ako kanya. Ntabwo mujya mubabona? Yagera mu nzira agatangira kujya yikurura ayimanura ukagira ngo yayambaye bari kumuhata. Negeze mbaza umuntu, ndabaza nti se uyu ipantaro yambara ute? Ati ni ukuryama bakayinkururamo. Ati bundi iyi ngiyi za pantaro mujya muzibona abasore bajya bambara, z'amacupa ntabwo muzibona, ngo bayita ngo urajyamo nta kabuza. Ni ipantaro ushobora kwambara kuyikuramo bigasaba kuguya ngo bagukurure. Ngo abantu bamaze gushora umushinga wo kurya no kunywa no kwambara, ngo nibyo byamaze kwinjira mu ntekerezo z'abatuye iki isi. Muri kwisekera ariko ni ikintu gikomeye. Iyo bimaze kwinjira mu ntekerezo z'abantu, gutekereza iby'umwuka birarekwa. Baranditse bati iyo batuye ku isi ibimeze bityo nibyo byariho mbere y'umwuzure. Mwumva ikintu gikomeye, ibimeze bityo nibyo byabayeho mbere y'umwuzure, abantu babihugiramo kugeza igihe barimbutse. Baranditse bati mbere y'umwuzure, kandi iyo mibereho yo gusesagura ni kimwe mu bimenyetso ko iherezo ry'amateka y'isi ryegereje. Ndasubira muri ibi bintu, ubwo muzabona ngo abantu bari kugira bate, bari gusesagura. Umuntu agura imyenda kugeza igihe ayishyira mu nzu akayoberwa n'uwo mwibye n'uwo yajyanye uwo ari wo. Hari umuntu wegeze ambwira, arambwira ngo nta mwenda yakambara icyumweru. Ubwo buri cyumweru aragura, kandi Satani akamukubita n'umutima w'ubugugu akamubuza no kwitanga. Hano baranditse bati gusesagura ni kimwe mu bihamya bye, ni kimwe mu bimenyekanisha ko iherezo ry'amateka y'isi ryegereje. Rero bana b'Imana, nimwibwire ngo ibi bintu biroroshye. Hakurya baravuze ngo mwumve ijambo rikomeye, tuzi yuko umwami atazatinda kuza. Uyu mujakazi w'Imana, tuzi yuko umwami atazatinda kuza ku buryo bwihuse. Isi iragenda ihinduka nk'uko yari imeze mu gihe cya Nowa. Tuzi yuko umwami atazatinda kuza, ngo ariko isi iri kugenda ihinduka nk'uko yari imeze mu gihe cya Nowa. Baranditse bati maze kwirundurira mu kwikubira, bararya kandi bakanywa birenze urugero. Abantu banywa ibisindisha birimo uburozi, bikageza ubwo bibahindura nk'abasazi. Ariko mbabazi, ibi ni ibimenyetso muzajya gushaka kure ntimumubonye aha. Ariko iki ni igitangaza. Baravuze ngo abantu barimo bararya, barangiza bakananywa, bakanywa ngo ibintu bigera naho bibahindura nk'abaki. Nta bagabo muzi bayoboraga ingo zabo, ubu babaye imbata z'utubari batakimenya aho bataha. Yemwe baranditse bati rero mu minsi ya Nowa umugabane munini w'abantu warwanyije ukuri maze bafatwa n'ibinyoma. Mu minsi ya Nowa abantu ngo umugabane munini w'abantu warwanije ukuri, urangije umaze kurwanya ukuri ufatwa n'ibinyoma. Rero biradusaba kugira ngo tube maso, kugira ngo ari ibyo turya ari ibyo tunywa tube twiteguye gukora nk'uko umwami yavuze. Naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo twahura n'ikibazo gikomeye cy'uko dushobora gusohoza iminsi y'imperuka. Impamvu se tugomba kwiga ibi bintu kandi tukabikurikirana ni iyihe? Igitabo cy'ibyaduka byo minsi y'imperuka, iri ndo genda risoma abizera baryumve. Ndasoma ibi bintu mu byumve. Baravuze bati ibi ndabisoma kugira ngo mu byumve. Banditse iri jambo rivuze ngo impamvu ibi bintu bigomba gukurikiranwa, uku kwirinda no kwivura bigomba kwigwa kandi bikamenywa ni iyi ngiyi. Baranditse bati ni inshingano ya buri mwizera wese, ni inshingano ya buri mwizera wese. Icyo ni icya mbere. Ndetse mbabwire n'abashyitsi, nimushaka mubyiga mushishikaye, kuko igihe kigiye kugera amagara ya buri wese atererwe hejuru, udasamaye yikubita hasi sandare. Baranditse bati 83 uko kwibasirwa ku by'iyobokamana bizagenda birushaho kuvutsa ishyanga ryacu ukwishyira ukizana kwaryo, abazarengera ukwishyira ukizana ku mitima nama,
bazibona mu bihe biruhije. Ngo bazibona mu bihe bigize bite? Namwe ntabwo ibihe murabibona ko ibihe bimaze kurusha abantu. Baranditse bati kugira ngo tugubwe neza bo ubwabo uko babonye agahe bagomba kongera ubushobozi mu bibazo birebana n'indwara. Kugira ngo abantu bagubwe neza, baravuze ngo bagomba kongera ubushobozi mu birebana n'iki? N'indwara. Ni itegeko ku muntu wese ufite ubuzima, agomba kongera ubushobozi mu birebana n'indwara. Icya mbere, ibizitera. Abantu bagomba kongera ubumenyi, bakongera ubushake, bakongera ubushobozi mu kwiga kugira ngo bamenye ibitera indwara. Icya kabiri, baravuze ngo indwara ibizitera uko zakirindwa. Abantu bagomba kwiga neza uko zagira gute? Zakirindwa. Baravuze bati uko indwara zakirindwa, bavuze ijambo rikomeye, nuko zavurwa. Abantu bagomba kwiga ibi bintu kandi bakabikurikirana neza. Ni ibintu ngiye gusubiramo, ni ibitera indwara. Baravuze ngo kongera ubushobozi mu birebana n'ibitera indwara, ibizitera uko zakwirindwa nuko zavurwa. Ni ibintu bitatu. Ni ugukurikirana neza ukamenya ibitera indwara. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uko zakirindwa. Ari nako kagingo turi kurebera hamwe uburyo abantu bakirinda izi ndwara, kuko indwara nyinshi ziza turi kuzireba zikaza duseka tukazazivuza turira, turi kwisekera. Umuntu akavuga ati nyamara izi nzoga zizagukoraho, ati nzayinywa nta mugabo udapfa. Yatangira guhura n'ingaruka zo kuyinywa agatangira gushakisha ibitaro. Biragira ngo babwire ko abantu bagomba kuguka bakaba maso. Baranditse bati baravuze ngo abazongera batyo, abazagenza batyo bazabona umurimo aho bagiye hose. Bazasanga abarwayi benshi bababaye, bazaba bakeneye ubufasha, atari abo duhuje kwizera gusa, ahubwo nabo tudahuje kwizera. Rero hano batubwiyemo ikintu gikomeye ko abantu bagomba gukurikirana biriya bintu bitatu. Ni ukumenya neza ibitera indwara. Icya kabiri, uko zakirindwa. Icya gatatu, uko zavurwa. Rero niyo mpamvu turi kwigana akagingo kari kuvuga ngo kwirinda no kugira gute? No kwivura. Abantu baramutse batirinze bazahura n'ikibazo gikomeye cy'uko uburwayi bushobora kuza kandi bubatunguye. Rero reka twegerere imbere kugira ngo tutaza no gutinda tukamara agahe dufite tutageze ku byo dushaka kuza kugeraho. Aka kagingo ko kwirinda ko tukavuyeho. Narindi gusobanura ijambo rivuze ngo kwirinda ni intego ya buri mwizera wese, ni intego ya buri wese utuye ku isi kandi ushaka amagara mazima. Kandi ndeka mbabwire ngo abanyarwanda bajya bavuga ngo amagara araseseka ntagira ate, ntayorwa. Ugiye ati ntakaguci kuyareba ukazajya kuyashaka udashobora kuyabona. Rero reka twegere imbere, tugiye ku kandi kagingo twimukiye bavuze ngo kwivura. Umuntu wese agomba kwibera muganga. Umuntu wese agomba kwibera muganga. Naratangaye mu rukundo Imana idukunda. Mu rukundo Imana idukunda yatugeneye ibigomba kudufasha, ibishyira uruhande rwacu. Hejuru yo kudutangira umwana wayo ngo aducungure, yaduhaye n'ibigomba kudufasha muri ubu buzima. Ikibazo nuko Satani turimanganya ntitubihe agaciro. Rero ubu tugiye ku kagingo twimukiyeho, akagingo bavuze ngo kwivura. Uku kwivura gusaba ibintu bikomeye. Gusaba kugira ngo umuntu kugira ngo ibi bintu abishobore, ngo bimusaba ibintu bine. Ngiye kubisobanura. Icya mbere ni ukwizera. Icya kabiri ni ukumenya ko ku isi nta mwanzi ufite usibye Satani. Ubwo se murabyumvise? Turi ku kagingo kavuze ngo kwivura. Iyo utarasobanukirwa ko nta mwanzi ufite usibye Satani, ubu abantu benshi amafaranga yabo bayamariye mu nzira ngo bari kujya gutsirika abanzi. Watsirika Satani se ko ari umwuka? Wakagombye kuko abantu benshi kwivuza bazi ko iyo utaramanza gusobanukirwa
ngo umenye indwara urwaye, umenye naho wayivuza. Hari ibyo wivuza, ibyo utarwaye, ibyo urwaye ubisize. Reka mbabwire ko mu bintu bya mbere ugomba kubanza gukurikirana kuri aka kagingo ko kwivura ni ukubanza kwizera, ukamenya ko ufite Imana igukunda, yagukunze kuruta ababyeyi bawe, igukunda kuruta umugabo wawe, igukunda kuruta umugore wawe, igukunda kuruta shobuja, kuko impamvu ikimenyetso ko inagukunda yatanze umwana wawe ngo agucungure. Ibyo bimaze kubisobanukirwa neza bijya bituma udakurwa umutima n'akabonetse kose, bijya bituma umuserebanya udahubuka ngo wikubite mu ziko urara utariye. Ati ubu ndapfuye, hari n'umuriro uhuha, ari umuriro uhushye gusa ubwiye nikagenda. Ati wahushye werekeye burasirazuba, ati ubu nukuvuga ko agiye kwangara. Abantu buriya reka mbabwire, utaragira kwizera ufite ikibazo muri uku kwivura, urukoma ruragwa ngo uranywa, inyota ikagutsinda ku gasozi, ariko ntunatavuze ko rwaguye sinywe, ibintu cyabyizera. Buriya abantu bafite ikibazo muri uku kwivura, ntimwibwire ngo imiti ntibari imbere, ahubwo mwabuze kwizera. Mwabuze kwizera. Ubu abantu benshi baraha, benshi mu baraha ngaha, ntawe igisiga bita igihungira cyararira ku rugo ngo ihenireke kugenda. Kandi n'ubundi ni igisiga cyaremwe n'Imana, kigomba kuguruka kikagira n'igiti kigira gite, kigwamo n'icyahora kiguruka. Ariko ubwo kije kikagwa mu muvumo w'iwawe, kuvuga kwacyo no kuvuga ururimi rwacyo kivuga ni uguhuma. Ubwo gihumye urara umutima uri mu mutwe, utu umwana arapfa. Kandi koko wabyizera bwacyo umusonga ukamunihura. Ndagira ngo mbabwire ko ubu ikibazo dufite si uko imiti idahari, ahubwo ikibazo dufite gikomeye. Reka mbabwire ikibazo mwugarijwe nacyo ku bajya bivura, ni iki ngiki cyo kutizera. Icya kabiri ni abahanuzi bahanuwe muri biriya bita abahanuzi b'ibiki b'ibinyoma, nabo bateje ikindi kibazo. Ariko akakubwira ati hari uheruka kumbwira ati ubu ngubu rero muganga wamvura utamvura, reka nkubwire indwara umuhanuzi yambwiye ubundi uhereho. Ati wanjye aheruka guca umuhanuzi, arambwira ngo yabonye urupfu rwinjira mu madirishya rwamo imbere mu nzu, ansaba yuko agomba kuza akarusengera rugasohoka. Namwe wese yakubwiye ko rusa rute? Ati nyine yararubonye mu ishusho ya gihanuzi. Ndabwira nise ni ikintu gikomeye. Ibi bintu rero utaragira kwizera Imana ngo umenye ko ufite Imana igukunda kandi ishoboye byose, bijya bituma wirirwa uzerera kandi imiti yisize mu rugo. Rero ako ni akagingo ka mbere. Mbere yo gutangira kwivura ugomba kuba ufite kwizera. Icya kabiri ukaba uzi yuko nta mwanzi ufite usibye nde? Satani, kugira ngo utazapfanira n'abantu, w'abantu bajya gupfa bapfanye n'abandi. Rero ikindi cya gatatu ukaba witeguye gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rivuga. Icya kane kugira ngo wivure uzakire ukaba witeguye kumvira amategeko y'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko hari indwara abantu bazivuza ntizikire bitewe nuko bayisha amategeko y'Imana. Zanditse mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Muzahasome, muzasanga indwara ziteganirije abantu bose bazi amategeko y'Imana. Muzasanga indwara zitondetse n'ibintu bibiri Imana yahandikishije imigisha abantu bazahabwa nibaramuka bumviye amategeko y'Imana. Irahari, muzayihasoma. Muzahasanga umuvumo n'indwara zitondetse. Naratangaye bari kuvuga, bageze nabo bavuga ngo abazasoma 29 baravuze ngo izi zose nidashobora kubahindura ngo mugarukire Uwiteka Imana. Izo ndwara mbabwiye muri iki gice zazi kuwa 7 niko handitse. Niyo mpamvu ubu ngubu mu gihe abantu bashoye umushinga wo kuvuga ko amategeko y'Imana atariho, abandi bakavuga yuko atakibagenga, nimutegereza akaga kagiye kuza. Indwara zo ziranditse, namwe muzazisomera mufite amabibiri mu rugo. Rero reka twegerere imbere. Ibi bintu rero uko ari bine, iyo umaze kubyumva neza, bijya bituma wivura bigashoboka. Rero twinjiye ku kagingo twihuta cyane, ku kagingo ko kwivura. Kuko impamvu kuri iki kintu bavuze ngo kwirinda tutarakavaho, hari umuti watanzwe muri iki gitabo bita ibyaduka byo mu isi imperuka. Ndabanza ngisomeho.
iki gitabo ndabanza ngisome mwumve kuri iki gitabo mwumve uko havuze. Baravuze bati paje yaho ndagaruka kuri ya paje ya 484. Baravuze ngo mwumve iyi miti murasanga abantu twarananiwe kwiringira Imana, nayo imiti Imana yarayandikishije inayidushyira imbere, ahubwo twebwe tubura kwizera. Baranditse muri iki gitabo 484, igitabo mfite mu ntoki n'ibyaduka byo minsi imeruka. Baranditse bati umwuka mwiza, izuba, kwirinda, kuruhuka, gukora imyitozo ngororamubiri. Ndasubiramo: umwuka mwiza, izuba, kwirinda no kuruhuka no gukora imyitozo ngororamubiri. Ndagira ngo nivugire ku kagingo ako kwirira ko twagasobanuye. Ndagira ngo nivugire kuri aka kagingo kavuze ngo kuruhuka. Abantu benshi ntibaruhuka. Abantu benshi ntibaruhuka kandi bafite n'umwanya wo kuruhuka. Nahoze ntago nimwende kuhasoma mu gitabo mfitanga bita aka gatabo mfitanga mbibwirira ukurya abantu bataruhuka kandi bafite n'umwanya wo kuruhuka. Aka gatabo mfite mu ntoki bakita abatware b'ikibi. Niko kasobanuye ukuntu filimi zaje ubu mu bintu biteje ikibazo mu isi, bituma abantu bataruhuka bakaziraramo amanywa nijoro. Umuntu kugeza igihe yicara mu ntebe bikazika. Aruheruka kuma ubuhamya ngo yarebye sere ngo ayireba ari nimugoroba ayiraramo buracya, abandi bajya kukaza yirirwamo yumva bakwiye batashye. Ubwo yaruhutse ryari ntawe. Kandi mbabazi bajya bambwira ngo baba bari kwiga, niko bajya bambwira. Njya mbasanga mu gipangu hagati ibi bintu muhoramo muri mu biki ngo tuba turi kwiga ngo habamo ngwiyungura bumenyi, kandi ugasanga ari kumva filimi iri kuvuga mu Cyongereza atakizi. Ubwo yiga ati filimi iri mu Cyongereza nicyo bari kuvugamo, ari kureba uko abantu baterana inkota, ari kuvuga ngo ari kugira ati ngo ari kwiga. Wakiga muri mutazi n'ubwo waba uri umuhanga. Aka gatabo paje yaho ya 23 abatabizi ngo filimi bwa mbere zaduka mu isi zazanywe nabo bita abajesuiti. Iki gitabo ndagifite mu ntoki. Ngo bazizana bazikurikije abana b'abaporoso bari bamaze gucika akarengane cyangwa se bari bamaze gucika inyigisho z'ubupapa. Baravuga bati abantu baragiye, ntabwo tuzongera kubabona. Bamwe banafashe n'umwanzuro ko tuziga mu mashuri yacu, none nimukore filimi bazazihugiremo bashiduke imirongo bayibagiwe. Naratangaye ngo filimi ya mbere yababyariye umusaruro n'iriya filimi ya Yesu. Aka gatabo abatabizi filimi zitangira kuboneka ni mu 1922. Ngo bayishyize ku isi ngo niyo filimi ya mbere yakunzwe n'abantu benshi, barayiyoboka bayirarira amajoro. Ubu hari n'abakristo batareba izindi ngo bayireba ngo ni Yesu. Mu gitabo mfite hano cyangwa mu gitabo mfite ahangaha bituvuzwe byose baravuze ngo abantu basize Yesu muzima bajya kureba Yesu w'amashusho. Ngo bari kureba Yesu ari nawe bajya bareba. Kera twaga tubireba tukiri mu badive tugaturika tukarya tudoreba mu bambadisi, dore bari kumukubita bwahe ko ari umugabo wibera aho ngaho Umutaliyani. Ejo bundi ko yenigaragambira kabati mbivuyemo n'iby'idini n'ubundi sindi umukristo. Ubwo bakurikiye Pasika y'ubushize yararahiye ngo bagiye gusora, none hirukoza soni muzabihera bayeretse abana ko muvuga ko ari Yesu. Ndagira ngo babwire ko icyo ari ikibazo gikomeye. Ubu abantu benshi hari abakomeje bageze kure bajya banayizana bakayimanika hejuru y'icyumba ngo ajya byuka ngo nakahuka rebe nde Yesu, ari kureba umugabo w'Umutaliyani wiberaho umupagani piri. Rero ibi ngibi ibintu bita filimi nabyo bibujije abantu kuruhuka. Bijya bibuza abadamu guteka bagateka iby'ijoro biriwe muri filimi. Abatabizi ibiryo bya nijoro biteje akaga. Ibiryo bya nijoro reka nibwirire abajya bareba filimi bagateka nijoro, mufite ikibazo gikomeye, mwumva akaga mugiye guteza imiryango yanyu. Abantu bose barya iby'ijoro. Aka ndagasoma muri iki gitabo cya Bibiliya.
ndarangiza nsoma akaga gaterwa no kurya ibya nijoro, akandaba nkavuyeho nigire ku miti n'indwara nsoze kuko igihe kiri kuducika. Mwumve abarya iby'ijoro. Igitabo cy'umubwiriza, babandi birirwa akirirwa muri filime areba yiganyira ngo kandi ubaraje kandi ubagiye gutaha ngo ariko kari agaseri ngo reka mbanze ndeba ukaza guherera kakarangiza gaheze ari gucana nijoro. Igitabo ni umubwiriza, igice ni icya 5 umurongo ni wa 16. Haranditse ngo iminsi ariho yose arira mu mwijima, abona mu mubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Ibi bintu murabyumvise? Ngo agira indwara n'ubuki n'uburakari, kugeza igihe umuntu arakara n'igitasanze mu nzira ntawe mujya muhura biba bituka. Ngo biriya biterwa no kurya ugahita uryama ugahorana umunaniro w'ibiryo mu bwenge. Hari umuntu nabonye ahantu twari dutuye ku Kibuye, nari narasoma ibi bintu, ariko yari umuntu ugira umujinya wabandi yavanga arahura hafi. Yarabyutse mu gitondo afata ihene, ubwo bazoroye barazizi, arayikurura n'ikiziriko, arangije aragenda, ageze mu nzira hari ukuntu ihene igenda yarangiza igahita ishinga amaguru gutya igahagarara. Ntabwo mujya muzibona? Abazibonye murabizi. Yashinze amaguru gutya arakurura, ishinga amaguru arakurura, afata ikizirika agishyira hasi agihagararaho ngo itamucika, afata ya sukari afite ku itugu ayikubita mu mutwe arayica. Abati maze ndege arayihonda neza bahava bayirya. Uwa benshi barahanga bari kuvuga bati uwo n'inkora amahano ari gihe sinabikora. None se ubwo mbabaze ucira mu mbabura abonye hene ntiyikubita umuhini? Ntawe mujya mubona akayituka imbabura akayihonda akayicaraguramo kandi akarwongera akayicana. Ako kose umujinya umeze utyo nakaga gaterwa no kurya ugahita ugira ute uryama. Muri iki gitabo bakita imbaraga y'Imana ivura ibyaremwe 106. Mwumve impamvu akagingo ko kwirinda tugomba kugashyiraho umwete. Abantu bakareka mu bitagira umumaro bakajya mu bifite umumaro. Baranditse bati 106 bavuze iri jambo rikomeye. Baravuze ngo akaga gaterwa no kurya ugahita uryama niko akagingo kitwa. Batondetse ibintu 6. Mwumve baranditse ngo kurota nabi kandi ukibwira ibibi. Ubara abantu benshi bararaburira amazu bakarara birukanka mu nzu cyangwa mu gihe cyose abaho agahora yibwira ibibi. Ndagira ngo babwire abasomye igitabo cy'intambara ikomeye mu kigo kivuga ngo isuzuma rubanza, ndagira ngo babwire ko banditse ko n'imigambi mibi abantu bazayibazwa mu rubanza. Ngo umuntu watekereje baravuze ngo ibibi watekereje ukabura umwanya wo kubisohoza, ibyo nabyo mu rubanza uzagira gute uzabibazwa. None baravuze ngo kurota nabi no kwibwira ibibi. 2 kubyuka n'ubute kandi bikuruhije. Uwo bantu araryama akaryama afite ibyo kurya, mu gitondo akabyuka wagira ngo mbega ni nko kumubatura hasi, nta mbaraga zo kubyuka afite. Ngo ibyo byose biterwa no kurya ugahita uryama. Hano baranditse bati ikindi kubyuka udashaka kuvuga, waba unavuze ukavuga nabi utayifitiye urwitwazo. Hari abantu muri bo urwitwazo nta n'uruhari nta n'agapfa nta n'akapfuka, ariko muri bo bagahora bavuga nabi. Ni umuntu ikizabukubwira wamusanga muri tagisiti egerayo ati simbyiga imodoka, yumubaza ijambo agusubiza iryo utamubajije. Ati se yaba se warayogeye miri hehe? Ati usanyikenyereyeho kandi nawe urabizi ko atakenyerera kuki kwibase. Yasabune ko ariwe woze nyuma iri hehe? Ubuse nayiriye. Kandi bakubazaga wayishize uvuye koga ntibakubajije ko wayiriye, bazi kutarya iki isabune. Umubyeyi aragaburira abana ati muzarya n'abantu. Ibyo byose ngo ni ukuryama nibyo kurya ukabyuka udashaka kuvuga wanavuga ukavuga nabi. Mbabaze abana b'Imana si ibyo abantu babamo muri iyi si turimo. Ibyo byose ngo Satani yadutegeye mu kagingo ko kurya tugahita tugira dute turyama. Ubu abantu benshi hari abatagira akazi,
ariko akaba nta kazi afite ariko akanaryana nijoro. Baranditse bati ikindi kuribwa n'umutwe cyane. Ubu abantu benshi bahorana umutwe ubarya, ukabarira hano imbere ukabarira hano inyuma, akajya kubwira ati ndunama nkumva ugiye gutakara, ntiwatakara ufite imitsi ufashe. Igihe gihe cyose nagira ngo mbabwire ko abashaka kwivura umutwe ugakira aho guhorana ibinini, hindura uburyo uteka, ujye uteka akarurye kare, kandi mbere y'uko urya ubanze urebe yuko ibyo uriye bifite intungamubiri. Ikindi bavuze ngo kutaryoherwa mu gihe uri kunywa igikoma cya mu gitondo. Wari abantu barya ari uguhatiriza, hari abantu batajya bagira apeti, buri gihe akarya kubera ko nyine igihe cyo kurya kigeze. Wari n'abantu bazi ko igihe cyo kurya kigeze agomba kurya nubwo yaba atabishaka akanarya. Hano baravuze ngo ikindi kubyuka waremerewe n'umutwe cyangwa se uri kukurya. Ngo ibi byose utu tugingo twose dusomye ngo duterwa no kurya ugahita ugira ute uryama. Mbabaze murumva nta ndwara zirimo kandi zikomeye. Ubu rero biradusaba kugira ngo duhindure imibereho twari tubayeho. Ndagira ngo babwire ko igihe cyose abantu bazananirwa kwirinda bazahura n'ikibazo gikomeye. Umuntu akajya nawe reba, ariko reka mbanze mbabaze, reba umuntu uri kujya kwivuza umutwe kandi ari burya nijoro saa 3, yanakora na sakirirego akarya ibya nijoro birimo n'amavuta, ariko ubwo n'ibinini by'umutwe bifite bishakoshi. Rero ibyo waba uri gukina imikino y'abana, ahubwo hindura imirire, uhindura igihe cyo kurya, urebe ko ubuzima bwawe butazatekana bukaba amahoro masa. Rero reka twegere imbere kuri aka ngaka duse naho tukarengaho, ahubwo twinjire ku kagingo ko kuvura nyirizina. Uku kuvura turavuga kuri ibi bintu. Tugiye kubanza turavuga ku biribwa bimwe bishobora gufasha umuntu, ariko mbere yuko tubigeraho tugiye kubabwira indwara dukurikije igihe dufite. Tugiye kubabwira indwara imwe, niturangiza tubabwire n'ibimera bibiri bishobora gufasha umuntu mu bibazo yaba afite bimwe na bimwe. Turashaka yuko tuvuga ku nzoka ya mibe. Inzoka ya mibe ntabwo turajya mu busesenguzi burebure dukurikije amasaha dufite, ariko iyi nzoka ya mibe imaze kuba ikibazo mu bantu. Nahoze ndasoma ku bantu bajya bakunda kurya inyama, ariko cyane cyane iz'ingurube, ngo bajya bagira ikibazo cyo kurwara iyi nzoka, kimwe n'abantu bakunda kurya ibyo kurya byanduye kuko akenshi iba mu myanda. Ndagira ngo babwire ko ikintu gikomeye cyane ubwoba, izi nyama z'ingurube izo abantu bashatse cyane cyane kuba bakizirya, bo nibashaka bazirye bari menge, kuko usibye no kuzirya Imana muri gahunda yayo ntiyanemeraga ko ari n'umwizera wayorora. Ntabwo mubyumvise. Nta nubwo yari yemeye ko ari umwizera wagira ute wayorora, ariko imyizerere w'uyu munsi wa none hari aho bazorora kandi banasenga, barangiza kuzorora bakanazirya. Ni ikibazo rero gikomeye. Abazasoma Gutegeka kwa kabiri igice cya 14 mwumve abazirya munasenga kandi munafite Bibiliya, mwumve akaga kari kuri iki kintu, kuko ngwiri mu bintu bijya bigira inzoka nyinshi za mibe. Ishobora gutera inzoka za mibe bitewe n'ibyo kurya nayo ubwayo irya, dore ko ahanini cyane itungwa n'imyanda. Muri iki gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ndasoma iri jambo cyane cyane ku basenga bo babyumve, kuko Imana rero yabyandikishije kandi ngo tuzabibwira abantu. Igitabo ni Ugutegeka kwa kabiri, igice ni cya 14. Baranditse bati abazirya n'abazoroye bakwiriye kumva ibi bintu cyangiye cyane ku basenga. Igice ni cya 14. Baranditse bati umurongo ni wa 8. N'ingurube koko yatuye inzara ariko niyuza,
ni igihumanya kuri mwe, inyama zayo ntimukazirye, n'intumbi yayo ntimukayikoreho. Abazasoma Yesaya 66:17 baranditse iri jambo, naryo ngira ngo nsome mite nigira ku bimenyetso biranga ko umuntu afite ikibazo cya amibe. Yesaya 66 bavuze iri jambo nshaka gusoma abantu bakaryumva kuko Imana yaryandikishije. Baranditse bati Yesaya 66 umurongo wa 17, abiyeza bakitegura kujya mu masambu yabo, batoye umurongo bakarya ingurube n'ikizira n'imbeba, abo bose bazashirira icyarimwe. Nabarya ngo ni abantu babiri bagiye, ariko bari batoye umurongo kandi bari kwiyeza ngo bagiye mu masambu yabo. Bari batoye umurongo bari kugana i Kanani. Bavuzemo ijambo rikomeye ngo ariko bageze mu nzira barya imbeba, barya n'ingurube. Baranditse ngo abo bose bazashirira igiki? Urugendo rwabo ntago bazarurangiza. Ubwo imbeba murazizi hari utuba turibwa, turiya ntago twari dukwiye kuribwa n'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ntago rizemera. Rero reka twegere imbere, ubwo tudafite gahunda yo gutinda muri ibi bintu, ahubwo reka twegere imbere. Iya amibe se wabwirwa n'iki kuyirwaye? Tugiye gusoma ibimenyetso, niturangiza kubisoma turahita tuvuga n'umuti wayo. Niturangiza kuvuga umuti wayo duhite twigira ku kindi kimera kimwe, ndetse turabona n'amasaha dufite arabayegereza aharangirira. Baranditse bati ibimenyetso byakwereka yuko urwaye inzoka ya amibe. Ujya ucika umugongo. Icya kabiri, uribwa mu mara. Icya gatatu, urishimagura ku mubiri, cyane cyane ugiye mu mazi akonje. Icya kane ni ukonda cyangwa se kunanuka. Icya gatanu ni ukwituma amaraso, ni ukwituma umwanda uvanze n'amaraso. Icya gatandatu ni ukunanirwa ibyo kurya. Icya karindwi bavuze ni ukugira imiswi isimburana n'imatwe. Kugira imiswi isimburana n'imatwe, rimwe ukaba unaniwe kwituma, irindi ukaba uri kudiyara. Bamwe bajya bavuga batari kudiyara ibintu byo ku mugongo, ariko burya ntabwo ari ibyo ku mugongo, ahubwo ni ibyo mu mara. Rero ibyo byose ni ibimenyetso biranga ko umuntu afite amibe. Ikindi bavuze ngo ni uguhorana kugaragaza umubabaro wa buri kanya. Kugaragaza umubabaro wa buri kanya. Rero ibyo byose ni ibimenyetso by'umuntu ufite ikibazo cya amibe. Ikindi gikomeye bavuze hano hepfo, baravuze ngo igitera cyangwa se iburizamo ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bukageraho bukarangira bitewe n'iyo nzoka ya amibe. Rero tutagiye muri byinshi, reka duse n'ababarangira umuti wayo. Umuti wayo mutega amatwi kandi abandika mubona uko muwandika, uko bikurikirana. Ufata amababi y'uruje none ukayafatanya n'amababi y'umwenya, ukayafatanya n'ibishishwa by'ibyo bita umushengeshi. Ndasubiramo, ni uruje none cyangwa se bita umuturanyoni, ukabifatanya n'amababi y'umwenya, ukayafatanya n'ibyo bita umushengeshi, ibishishwa byabyo. Warangiza ukabisekura, wamara kubisekura ukabyanika bikuma. Byamara kuma ukongera ukabisekura cyangwa se ukabishesha mu cyuma gisya imyaka. Ariko biriya bintu yibisekuye ubisekurana na tungurusumu. Wamara kubisekurana na tungurusumu, ubwo byose urabyanikana n'ubundi bikumana. Byamara kuma ukongera ukabisekura
ugakuramo yafu, ukayungurura neza, ugakuramo yafu. Baravuze ngo ufata ibiyiko 3 bya yafu, wabirangiza ukabihuza n'ibiyiko ibiyiko 3 bya yafu, ukabihuza n'ibiyiko ukabihuza n'ibiyiko 15 by'amagaja, hanyuma ukabiyungurura, wamara ukabivangavanga. Wamara kubivangavanga ukazajya ufata ikiyiko kimwe ku munsi, akaba ari cyo unywa mu gitondo, ukazabikora iminsi 15. Ndasubira muri ibi bintu. Baravuze ngo ufata bya biyiko 3 bya yafu byuzuye birabarisha, warangiza ukabivangamo ibiyiko 15 by'amagaja, warangiza ukabivangavanga. Wamara kubivangavanga ukajya ufata ikiyiko kimwe mu gitondo, ukazabikora iminsi 15 udasiba, aho waba uri kwivura inzoka ya mibe. Uwo ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri, kuko turi kwigana ingingo iri kuvuga ngo kwirinda no kwivura, ubwo twageze mu kwivura, uyu ni umuti buri wese aragenda akajya kwikorera mu rugo iwe. Ni ugufata uduheke 4 twa tungurusumu, warangiza ukaduhondahonda tukanoga. Twamara kunoga ukaturazanya n'ibumba ry'icyatsi kibisi, bikararana mu mazi icya kabiri cya litiro cyangwa se ikirahure. Warangiza mu gitondo ukabyuka ukanywa ya mazi, ukabikora iminsi 3 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Uwo nawo ni umuti w'inzoka ya mibe, bishobora kugufasha ukajya wirwanaho mu gihe wumvishije ufite bya bimenyetso. Rero aha turahimutse, tugiye imbere ariko tugana ahantu hakurikira. Tugiye kuvuga ku muti bita amakara. Aka gatabo mureba mfite mu ntoki bakita imbaraga ivura y'amakara. Bari gusobanura iby'amakara, basobanuye ko avura indwara 66, ariko muri izo ndwara 66 ntago twenda kuzisobanura zose ngo tuzavaha, ahubwo muri izo ndwara 66 tugiye kuvuga indwara zigera muri 5 zivurwa n'amakara. Iya mbere ni indwara ya diyare. Umuntu afite ikibazo cyo kudiyara, yaba ari kudiyara amaraso, yaba ari kudiyara byari bavamo n'ibyo ku mugongo, yaba ari kudiyara umwanda usanzwe, ufata ibiyiko 2 by'ifu y'amakara, warangiza ukabivanga mu kirere cy'amazi. Wamara kubivanga mu kirere cy'amazi ugakamuriramo indimu ya bushari, ugakamuriramo indimu isharira. Warangiza kuyikamuriramo ukavanga, warangiza kuvanga bya bintu ukabinywa, ukabikora iyo ari kudiyara cyane ubikora 3 ku munsi, iyo ari kudiyara atari cyane ubikora 2 ku munsi, ya diyare irahagarara. Iyo ni indwara ya mbere. Iya kabiri ni indwara bavuze y'umutwe. Indwara y'umutwe, abantu baribwa n'umutwe wakaberetwa, afata ibiyiko 2 akabitoba mu kirahure cy'amazi, yarangiza kubitoba mu kirahure cy'amazi akabifata akabinywa. Yamara kubinywa agafata amakara, yafu y'amakara akayishyira mu kantu, ubundi agakoroga agashyiramo amazi, akavangavanga, agakora agatsima kayo. Yarangiza ya makara akayomeka no ku gahanga, akazirikaho igitambara, akabirarana, akabirarana. Mu gitondo akabyuka akabikuraho, akabikora iminsi 7 ari kuvura umutwe. Ikindi, indi ndwara ivurwa n'amakara ni uwariwe
n'uwariwe n'igisimba, yaba ari imbwa, yaba ari inzoka, icyakurya cyose ariko gifite ubumara. Ufata amakara, warangiza ugakora umubumbe wayo, warangiza gukora umubumbe wayo ukayafata, wa mubumbe ukawuzirika hahandi cya kisimba kikuriye. Warangiza kubihambiraho, ugafata ibiyiko 3 by'amakara ukabivanga mu gikombe cy'amazi, ugahita ubinywera icyarimwe. Yari nk'imbwa yakuriye, ubikora 3 ku munsi kugeza igihe bwa bumara buzashirira mu mubiri. Ikindi, amakara avura. Amakara avura indwara y'umwijima. Amakara avura indwara y'umwijima. Aya makara ese wayavuza ute iyi ndwara y'umwijima? Baranditse bati, mwumve umuntu ufite ikibazo cy'umwijima, basobanuye utugingo tuvurwa n'aya makara k'umwijima. Baravuze ngo ikibyimba cyo mu mwijima, kanseri y'umwijima, urushwima, kugagara k'umwijima aribyo bita siroze, indwara y'umwijima, kubyimba k'umwijima, guhinduka umuhondo kw'amaraso, kudakora neza k'umwijima. Umuntu afite kimwe muri ibi bibazo bavuze, yakora atya kugira ngo aya makara amufashe. Rambika umubumbe w'amakara hejuru y'agace ko hejuru y'umwijima, hepfo ahagana mu ruhande rw'iburyo rw'umubiri, inshuro 3 ku munsi. Mwabyumvise? Ikindi bavuze ngo nurangiza reka umurwayi anywe ikinyobwa cy'amakara hakurikijwe igipimo. Igipimo se ni ikihe? Ni ugufata ibiyiko 2, yarangiza akabivanga mu kirahure cy'amazi. Yamara kubivanga mu kirahure cy'amazi, agashyiramo ibiyiko 2 by'amavuta ya yerayo. Yarangiza gushyiramo ibiyiko 2 by'amavuta ya yerayo, agakamuriramo indimu imwe. Yarangiza byose akabivangavanga, icyo kirahure akakinywera icyarimwe, akabikora iminsi 21. Indwara ya 5 ivurwa n'amakara. Tukaba ndetse twegereza naho dusoreza n'iyi ngiyi. Baravuze ngo ku bafite ikibazo cy'indwara yo kuruka, baba ari abaruka mu modoka, baba ari umuntu urya ibyo kurya akabigarura, baravuze ngo ufata ibiyiko 2 by'ifu y'amakara, warangiza ukabivanga mu kirahure cy'amazi. Waba udafite ikibazo cy'umutima, ugashyiramo akayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi. Warangiza gushyiramo akayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi, bya bindi byose ukabivanga. Wamara kubivanga, ugahita ubinywera icyarimwe, ukabikora 2 ku munsi, ukabikora iminsi 12. Warangiza mu gitondo ukabyuka ukanywa ya mazi, ukabikora iminsi 3 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Uwo nawo ni umuti w'inzoka ya mibe, bishobora kugufasha ukajya wirwanaho mu gihe wumvishije ufite bya bimenyetso. Rero aha turahimutse, tugiye imbere ariko tugana ahantu hakurikira. Tugiye kuvuga ku muti bita amakara. Aka gatabo mureba mfite mu ntoki bakita imbaraga ivura y'amakara. Bari gusobanura iby'amakara, basobanuye ko avura indwara 66. Ariko muri izo ndwara 66 ntabwo twenda kuzisobanura zose ngo tuzavaha. Ahubwo muri izo ndwara 66 tugiye kuvuga indwara zigera muri 5 zivurwa n'amakara. Iya mbere ni indwara ya diyare. Umuntu afite ikibazo cyo kudiyara, yaba ari kudiyara amaraso, yaba ari kudiyara byari bavamo n'ibyo ku mugongo, yaba ari kudiyara umwanda usanzwe, ufata ibiyiko 2 by'ifu y'amakara, warangiza ukabivanga mu kirahure cy'amazi,
wamara kubivanga mu kirere cy'amazi ugakamuriramo indimu ya bushari, ugakamuriramo indimu isharira, warangiza kuyikamuriramo ukavanga, warangiza kuvanga bya bintu ukabinywa, ukabikora iyo ari kudiyara cyane ubikora 3 ku munsi, iyo ari kudiyara atari cyane ubikora 2 ku munsi, ya diyare irahagarara. Iyo ni indwara ya mbere. Iya kabiri ni indwara bavuze y'umutwe, indwara y'umutwe. Abantu baribwa n'umutwe wakaberetwa, afata ibiyiko 2 akabitoba mu kirahure cy'amazi, yarangiza kubitoba mu kirahure cy'amazi akabifata akabinywa, yamara kubinywa agafata amakara, yafu y'amakara akayishyira mu kantu, ubundi agakoroga agashyiramo amazi, akavangavanga agakora agatsima kayo, yarangiza ya makara akayomeka hano ku gahanga, akazirikaho igitambara akabirarana, akabikora akabirarana, mu gitondo akabyuka akabikuraho, akabikora iminsi 7 ari kuvura umutwe. Ikindi indi ndwara ivurwa n'amakara nuwariwe n'igisimba, yaba ari imbwa, yaba ari inzoka, icyakurya cyose ariko gifite ubumara, ufata amakara warangiza ugakora umubumbe wayo, warangiza gukora umubumbe wayo ukayafata, wa mubumbe ukawuzirika hahandi cya kisimba kikuriye, warangiza kubihambiraho ugafata ibiyiko 3 by'amakara ukabivanga mu gikombe cy'amazi, ugahita ubinywera icyarimwe. Yari nk'imbwa yakuriye, ubikora 3 ku munsi kugeza igihe bwa bumara buzashirira mu mubiri. Ikindi amakara avura, amakara avura indwara y'umwijima, amakara avura indwara y'umwijima. Aya makara ese wayavuza ute iyi ndwara y'umwijima? Baranditse bati mwumve umuntu ufite ikibazo cy'umwijima, basobanuye utugingo tuvurwa n'aya makara k'umwijima. Baravuze ngo ikibyimba cyo mu mwijima, kanseri y'umwijima, urushwima, kugagara k'umwijima aribyo bita siroze, indwara y'umwijima, kubyimba k'umwijima, guhinduka umuhondo kw'amaraso, kudakora neza k'umwijima. Umuntu afite kimwe muri ibi bibazo bavuze yakora atya kugira ngo aya makara amufashe. Rambika umubumbe w'amakara hejuru y'agace ko hejuru y'umwijima, hepfo ahagana mu ruhande rw'iburyo rw'umubiri, inshuro 3 ku munsi. Mwabyumvise? Ikindi bavuze ngo nurangiza reka umurwayi anywe ikinyobwa cy'amakara hakurikijwe igipimo. Igipimo se ni ikihe? Ni ugufata ibiyiko 2, yarangiza akabivanga mu kirahure cy'amazi, yamara kubivanga mu kirahure cy'amazi agashyiramo ibiyiko 2 by'amavuta ya yerayo, yarangiza gushyiramo ibiyiko 2 by'amavuta ya yerayo agakamuriramo indimu 1, yarangiza byose akabivangavanga, icyo kirahure akakinywera icyarimwe, akabikora iminsi 21. Indwara ya 5 ivurwa n'amakara, tukaba ndetse twegereza naho dusoreza n'iyi ngiyi. Baravuze ngo ku bafite ikibazo cy'indwara yo kuruka, baba ari abaruka mu modoka, baba ari umuntu urya ibyo kurya akabigarura, baravuze ngo ufata ibiyiko 2 by'ifu y'amakara, warangiza ukabivanga mu kirahure cy'amazi. Waba udafite ikibazo cy'umutima ugashyiramo akayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi, warangiza gushyiramo akayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi, bya bindi byose ukabivanga. Wamara kubivanga ugahita ubinywera icyarimwe, ukabikora 2 ku munsi, ukabikora iminsi 16. Noneho ukajya ufata ya makara ugakora akabumbe kayo, wamara gukora akabumbe kayo
ukakazana ukakomeka hano mu Kameme ahangaha aho bajya bavuga ngo ni muri Mugabuzi, warangiza ugahambiraho igitambaro kugira ngo atamanuka, ubwo bari kunyegera hano imbere murabona ko yari yayahambiriyeho, warangiza ukayahambiraho akirirwaho ukayakuraho nimugoroba ukaraza ahandi, bwa burwayi bwo gutuma urya ibyo kurya bigahita bigaruka, kuko hari indwara ibaho itari y'isesemi, iyo umuntu ajya arwara akajya agarura ibyo kurya akabyuza nk'inka, iyo ndwara rero bayivurisha ayo makara muri ubwo buryo tuvuze. Rero ntago amasaha dufite atwemerera kurenga ahangaha, ahubwo isomo risoza twari turi kwigana ijambo riri kuvuga ngo kwirinda no kugira gute no kwivura. Buri wese agomba kugira ngo agomba kuba maso, agakurikirana ibi bintu twatondetse kandi twasomye mu nyandiko zera. Ni ibintu bitatu bikomeye twabisomye mu gitabo bita ibyaduka byo minsi imeruka. Bavuze ngo tugomba kumenya neza ibitera indwara, tukamenya neza uko twazirinda, igiheruka ibindi n'uwarwaye akamenya uko yagira ate yakivuza. Isomo risoza kugira ngo ducungure igihe. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana igice ni kimwe n'ubundi ni icyambere, umurongo n'uwa kabiri, haranditse hati ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga uko umutima wawe uguwe neza. Ndasubiramo, ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Muri ano manywa y'ihangu reka dusabe Imana ishoboye byose kugira ngo iduhe imbaraga yo gushobora kwirinda, kuko nabasobanuriye ngo hari n'ibiribwa twariye byamaze kutwica ubushobozi bwo gufata imyanzuro yo kubireka. Ibyo nta kindi gishobora kutubatura kuri ibyo bintu ni ukuri, kuko Yesu nawe yabwiye Abayuda ngo nimumenye ukuri kuzagira gute kuzababatura. Ibyo nibyo bishobora kutubatura mu byo tudashoboye kwikuraho. Rero kugira ngo tuzagire amagara mazima kandi tuzahabwe ubugingo buhoraho, nuko tugomba kuba maso tukirinda kugira ngo tuzagire amaherezo meza. Imana ishobora byose izabidushoboze mu izina rya Yesu. Intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo, abatarakomera ngo